Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya igice cya 10 umurongo wa 4. Abisirayeli batubera akabarore kuturinda gukora ibibi, niko nuko twamagambo bavuze no ku murongo wa 4 tubwira ngo kuko reka rero duhere haruguru gatoya ngo bene data sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanyinije, bose bakabatizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kurya by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Cya gitare twabonye cyo mu isezerano rya kera, byandi twasomaga byose abona ubuhungiro, batwemeje ko icyo gitare ari Kristo. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 4, turakomeje ku wa 5. Kuri umurongo wa 5 natubwiye ngo kandi icyo gitare cyari Kristo. Ku murongo wa 4 nako, ariko benshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbuka, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ubwo aha naho tubonye yuko icyo gitare hano damije ko ari Kristo. Muri Matayo igice cya 7 ari umwaro turangiriza, Matayo igice cya 7 niba kubihamya tubonye bihagije. Matayo igice cya 7, Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 na 25, 24 na 25. Inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi, ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita hasi kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga amagambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi babo. Aha ngaha none batweretse ko iyo inzu yubatse ku rutare n'inzu yubatse ku musenyi, iyo yubatse ku rutare nta kishobora kwihungabanya na gatoya, ihora ishikabiza, imiyaga irahuha, cyose bigaza ikikubitaho bigasanga ikomeye. Noneho reka twumve ibingibi. Murabona ko bene data, ibi byose twubwirwa tumaze kubona, nuko tubonye ko Petero atari we wubatsweho iri torero. Ukuri Petero yahamije nirwo rufatiro rwo kwizera. Biriya Petero yarahamije gusa niko kwari urufatiro rwo kwizera. Ukuri Petero yahamije nirwo rufatiro rwo kwizera, rwa rufatiro rwo kwizera kw'abemera Kristo bose. Kandi ni nako Kristo ubwe yise ubugingo buhoraho. Nyamara kumenya ukuri ntibyagombaga kuba impamvu yo kwikuza. Kuba Petero yarabihishuriwe
ntibyakomotse ku bwenge cyangwa gutungana kwe. Nta na rimwe ikiremwa muntu ubwacyo gishobora kugera ku bwenge bw'ihoraho. hari amagambo tubona muri Yobu igice cya 10 cy'umurongo wa 8 niho batubwira ngo biri hejuru nk'ijuru wabigira ute, biri hasi kuruta ikuzimu wabimenya ute, keretse gusa umwuka twakiriye ari we utweretse ibyahishuwe by'Imana, ibyo ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayobera y'Imana. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10 aratubwira ngo nanone, kandi akongera akatubwira ko nanone ibihishwe ngo by'Uwiteka bihishuriwe abamwubaha, kandi kuba Petero yarabisobanukiwe n'ubwiza bwa Kristo, kandi kuba Petero yarasobanukiwe n'ubwiza bwa Kristo cyari igihamya ko yigishijwe n'Imana. Muri Zaburi igice cya 25 umurongo wa 14 cyangwa nayo niho bari tukatubonye amagambo ko ngo ibihishwe by'Uwiteka bishurirwa abamwubaha. Noneho ahangaha ku Yohana igice cya 3:45 bagatwereka ko bari ya Kristo, ko Petero yashoboye gusobanukirwa ibyo bwiza bwa Kristo. Kandi koko bivugwe ngo urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye. Murumva aya magambo twasomaga aho ngaho. Aya magambo turi gusoma ari mu bifuzwe ibihe byose kuri page ya 281 ku isubi ya 6 niho amagambo nyasomye. None bakongera kutubwira ku isubi ikurikiyeho 282 ku isubi yaho ya mbere, bagatubwira ngo Yesu yakomeje avuga ati, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Iyi jambo Petero risobanura ibuye risanzwe. Petero ntabwo yari urutare itorero ryubatsweho. Amarembo y'ikuzimu yaramushoboye ubwo yihakanaga umwami we akoresheje kurahira. Itorero ryubatswe kuri wa wundi amarembo y'ikuzimu atashoboraga guherana. Itorero ryubatswe kuri wa wundi amarembo y'ikuzimu atashoboraga guherana. Kristo urutare rwa gakiza ka Isirayeli, ngo twamaze kubisoma, imyaka magana menshi mbere y'uko umukiza aza ku isi, Mose yari yaravuze iby'urutare rw'agakiza ka Isirayeli. Umunyezaburi yari yaranditse ati, urutare rw'imbaraga zanjye. Yesaya nawe yaranditse ati, nicyo gituma umwana w'Imana ivuga iti, umwami Imana ivuga iti, dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi, rishikamye cyane. Kuko tubona mu Butegeko wa 2 ni amagambo twasubiye mu mwanya. Petero nawe ubwe yandikaga ayobowe n'Umwuka Wera, yakoresheje aya magambo y'ubuhanuzi kuri Yesu. Aravuga ati, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana
ryatoranijwe ribiri ry'igiciro cyinshi, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka. Uwo ni Petero nawe ugira kubyihamiriza. Ariko none ikizadutangaza ni uko noneho abantu baje kuzaza mu myaka ya magana atanu nyuma ya Kristo, niyo bagiye kuza kutubwira ngo Petero ngo niwe itorero ryubatseho. Kandi Petero nawe ubwangahe byihamiriza bavuze ati nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryatoranijwe. Ndetse noneho nicyo tubonye yuko muri Yesaya batubwiye ngo nicyo gitumye umwami Imana ivuga iti dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi rishikamye cyane. Urumva Yesaya rwa rutare rwabugwaho kera, Petero n'ahangaho nawe urugendo ubwo arabyihamirije. Ahangaha none tukongera muri rwa rwanda rw'Abakorinto bakatubwira ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari urwo Yesu Kristo. Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3:11 Yesu nakongera akavuga ati kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Urwo rutare imbere y'Imana n'abamarayika, imbere y'ingabo z'ikuzimu zitagaragara, Kristo yubatse itorero rye ku rutare ruzima. Urwo rutare ni Kristo ubwe, umubiri we wavunaguwe ugakomeretswa ku bwacu, kandi itorero ryubatswe kuri urwo rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ndagira ngo muri kumva neza aho byo shingiro ryayo. Petero nanone akongera bakatubwira mu itorero ryari rifite muri kiriya gihe ubwo Kristo yari ari kubabaza biriya bibazo, itorero ryari rifite intege nke ubwo Kristo yavugaga ayo magambo. Ryari rigizwe n'abantu bake, kandi imbaraga z'abadayimoni hamwe n'abantu babi zarabarwanyaga. Ariko abigishwa ba Kristo ntibacitse intege, kubera ko bari bubatswe ku rutare rw'imbaraga zabo, ntibashoboraga gutsindwa. Mu myaka 6,000 kwizera kubatswe kuri Kristo. Mu myaka 6,000 imyuzure n'imiraba bikomoka ku mujinya wa Satani byikubise ku rutare rw'agakiza kacu, ariko ntirwanyeganyega. Murebe kuva kuri Adamu, kuva ku gihe cya Adamu kurinda tugerana n'ubu, itorero ry'Imana iyo miyaga zigakubita igasanga n'ubundi rigihagaze. Petero yahamije ukuri kwerekeye urufatiro rwo kwizera kw'itorero, maze Yesu amuha icyubahiro nk'umuntu wari uhagarariye umuryango w'abizera bose. Yaravuze ati nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Ibi ni ibirebana na Petero wenyine cyangwa se ni ibirebana n'abizera bose? Aratubwiye ngo nk'umuntu yaramuhaye yarahaye icyubahiro nk'umuntu yabwirwa ayo magambo, nk'umuntu waba uhagarariye umuryango w'abizera bose. Ntabwo bivuze ngo niwe uri mu mwanya wabo, ahubwo ni umuntu abwiwe amagambo yo kugira ngo yo kumukomeza, kuko n'ubundi turasanga yuko nyuma yaho n'ubundi aya magambo yongeye kubwirwa intumwa muri rusange, atabwiye Petero wenyine. Nubwo ahangaha ari Petero yabwiwe, ariko n'ubundi na nyuma yaho ayo magambo Imana aje kuyabwira n'abandi. Imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru ni amagambo Kristo yakoresheje. Amagambo yose yo mu byanditswe byera naye, kandi nayo nicyo kimwe. Ayo magambo afite imbaraga
zo gukinga no gukingura ijuru. Ubutumwa bwiza burakinga cyangwa se bugakingura, bukingura ijuru cyangwa se bukarikinga. Abemeye ubwo butumwa bwiza imiryango iba yafunguriwe, ababwanze imiryango iba irafunguwe. Asobanura igituma abantu bamwe bemerwa abandi bakigizwayo. Bityo rero umurimo w'ababwiriza ijambo ry'Imana ni umubavu w'ubugingo uganisha ku bugingo cyangwa w'urupfu uganisha ku rupfu. Umurimo wabo urapimwa ukagereranywa n'umusaruro w'ibihe bizahoraho iteka ryose. Ntabwo Umukiza yashinze Petero wenyine umurimo wo gukwiza ubutumwa bwiza. Ntabwo ari we yawushinzeho ubwo twuzuye ubutumwa bwiza. Matayo 28, umurongo uhereye kuri umurongo wa 19 ugakomeza, batubwira ko ngo yari yatumye intumwa zaravuga ati mugende mwese. Ntabwo rero Umukiza yashinze Petero wenyine umurimo wo gukwiza ubutumwa bwiza. Igihe cyakurikiyeho amagambo Yesu yabwiye Petero yongeye arayakoresha ubwo yabwiraga itorero, kandi amagambo ameze kimwe n'aya yabwiwe intumwa 12 kuko zari zihagarariye umuryango w'abizera. Iyo Kristo aza guha ubutware umwe mu bigishwa be gusumbya abandi, ntabwo bari guhora barwanira umwanya uzaba mukuru muri bo. Bari kumvira itegeko ry'umwami wabo, bagaha icyubahiro uwo yatoranije. Niba koko Petero Kristo yari yamutoranije, mbese bari kujya impaka bavuga ngo ninde uzaba mukuru kuri twebwe? Kandi nyine Yesu yamugaragaje. Murumva ko ibyo byari ibinyoma bayatangajwe bidafite aho bishingiye. Aho kugira ngo rero atoranye umukuru muri bo, aho Kristo yabwiye intumwa ati ariko mwebweho ntimuzitwe rabi kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Matayo 23:10. Nuko rero amagambo ndi kuyahagarikira aha ngaha. Murabona ko ibyo bamwe bavuga bibatangaza ntabwo biba bishingiye mu ijambo ry'Imana uko biri. Aho ngaha turumva ko tubonye neza yuko ibuye urutare rwubatsweho itorero ni Kristo, naho ibindi byo nibyo abantu bizaniye inyigisho zabo, kuko bajaga kugira ngo bemeze abantu uruhererekane, cyangwa se kugira ngo abantu bashaka gufata ubutware umwanya wa Kristo bawugira uwabo, noneho batangiye babone ko bagira ubutegetsi ubwo bukomeye ku bantu. Izo ni ingorane zaturutse, ariko ntabwo byari umugambi w'Imana. Ibyo byaje ku mugambi wa Satani. Nizo mpamvu nitureba muri ya myaka, nubwo twibuke ko muri ya myaka 300 ibinyoma byatangiye kwinjira, maze kandi abari bari gutanga ubusobanuro harabonga bari gukurura ibinyoma, atari n'ibyo byose bagiye bazana izo nyigisho zose. N'ubwo ko byari nta kuri kubishingiye. Nuko rero mureke duhagararikira aha ngaha, gusa twumve yuko amazina aba afite icyo agamije, aricyo ashaka kutwigisha. None Satani nawe ariko nabona abashaka kuboneraho nawe akaba yayobya benshi, nk'uko tubonye kiriya kibazo kiri ku busobanuro bwa Petero, Kefa cyangwa ibuye. None abandi bakavuga ati Petero kuba yiswe ibuye,
ati niwe itorero ryubatseho kuko Kristo avuga ngo kuri urwo rutare, kandi yaravuga ngo kuri urwo rutare uko kuri uko kwizera yuko Kristo ari we mwana w'Imana, uwo Kristo tugendeye kuri ibyo bibazo yari kumaze kubaza, avuga ati aba bo bavuga ko ndinde, bandi bavuga kuri Yohana Umubatiza, bati uri Eliya, uri Yeremiya se, cyangwa se bakavuga kuri umuhanuzi, ati ariko se mwebwe muvuga ko ndinde? Bo noneho bahita bavuga ati Kristo umwana w'Imana. Aravuga ati urwo rutare ni rwo itorero rizubakwa. Ariko wowe urahirwe, wowe uhise ubibusobanura, uhise ubivuga, urahiriwe, kuko ibyo ngibyo uvuze niko kuri Imana n'ibigushyizemo, kugira ngo uhite usubiza wahuranya, uvuga ati Kristo ni mwana w'Imana, uri Kristo umwana w'Imana. Nguko icyatumaga ubwo busobanuro butangwa ku buryo bwahoranyije gutyo, kugira ngo abantu bashe gusobanukirwa amazina. Tuyiteho kuko ashobora kudufasha gusobanukirwa n'ubwo butumwa Imana iri gushaka gutanga mu mvugo yahoranyije vuba. Muri iyo mvugo, murumva nk'ubwo Yesu yari yabanje kubwira Petero ati uzitwa ibuye, maze igihe cyo kurimwitaho no cyari kigeze, aravuga ati uri ibuye, kuko yaragendeye kuri ayo magambo yarakomeye yaramaze gutangazwa. Nuko rero bene data, iki kigwa dusobanukirwe neza yuko ubutumwa, kwita ku busobanuro bw'amazina ari impamvu ikomeye cyane, kuko iyo mvugo iba yoroshye ku buryo n'umwana mutoya cyangwa se n'abandi bose bavuga ati uriya yitwa nde, kuki Imana yamuhaye, kandi n'Imana yaritanze, kubera ko noneho bigatuma intekerezo zacu tugomba kugira icyo tuzerekezaho, ibyo bigakomeza gutyo. Ubwo rero kwita kuri ubwo busobanuro bwo mukumva ko hari impamvu zabyo. Ikindi nanone naciye akarongo gakomeye cyane, nuko amagambo tubona mu byahishuwe ari amagazina tubona mu byahishuwe yose ariya, icyo aba yerekezaho nuko abatwerekeza ku butumwa buheruka, abatubwira ibyerekeye n'ibizaba ku isi hose. Ntabwo ari bireba n'ahantu n'aha, ahubwo ubutumwa buba bureba isi yose, ntabwo buba bureba umuntu runaka, ntabwo ari bwerekeye umuntu runaka, kuko buriya nibwo butumwa buheruka, nibwo butumwa ibyerekeye ibyahishuwe byerekeza ku bizaba ku isi yose. Nuko Imana n'ubuntu bujye kubafasha, kandi dukomeze muzanaho ikindi gihe tuzakomeza ku bindi bihe kandi bihamya, mukomeze gushikama mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Data uhimbazwa, uhabwe icyubahiro ku bw'aka kanya n'amagambo akomeye wongeye kutwibutsa, ugiye kuduha amagambo akomeye atwereka uko amazina aba afite icyo yerekezaho, ndetse haba harimo ikigo gikomeye cyane, Kristo ibuye, cyangwa se na Petero nawe bati ni ibuye. Ariko byose hari Imana yabaga ari gushaka kutwereka, tukaba tubonye neza yuko itorero ryubatswe kuri Kristo, ko ahubwo izo nyigisho zindi ziba zifite icyo zigamije ku mugambi wa Satani. Twebwe tugomba kumva ko urufatiro rwacu ari wowe Kristo, ari wowe twisunga, ari wowe twese tugomba gushingiraho, twubatsweho, ari wowe ubuhungiro bwacu, nk'uko umugaragu wawe Dawidi nawe yabivugaga. Turakwinginga Data kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza n'ibyo tuhabwa ku buryo bukeye. Turagushima kubw'uburinzi bukubiba natwe byose. Imigisha tugenera Data turayigushimiye, kandi ni nako tukwereka itorero ryawe muri rusange, kugira ngo byose duhurize hamwe, dufashe ibendera ryawe, duhamagarira abo bose bari mu mihanda hirya hino kuza munsi y'ibendera ryawe, kugira ngo ukuri kwawe kurusheho gutangazwa, ubutumwa bugere hose. Turagusaba kugira ngo dutunganirize iyo nshingano ikomeye, turagushimira mu izina ry'Umwami Yesu. Amen.